Ka nongere ngusuhuze nguhe ikaze mu kiganiro nk'ibisanzwe uri kumwe na platform zitandukanye bayingana Semugeshi dossier anartique ndetse na Forbes official kwa Joseph Iradukunda. Irani ni dushaka turabyita ko yikoze umusazi iti nimwibeshya mukatugabaho igitero intambara irahita ikwira akarere kose. Abantu bari bazi ko tugiye gutangira guhumeka ariko ndabona kagahinda none kari gushira kandi ari bagara. Semugeshi turabigenza dute? Urakoze Joseph kumikaze mu kiganiro tujye kuba tugana kuri geopolitique ariko yerekeye n'uburasirazuba bwo hagati. Ubisobanuye neza sakarere gusa ni intambara bemeje ko igomba no kurenga uburasirazuba bwo hagati. Ibi nahoze mbona abakurikirana hafi by'ubushobozi bw'igisirikare cya Israel cya Iran bavuga batese bubatse ubushobozi bwa misile zishobora kwambuka biriya bihugu by'akarere. Uribuka Joseph ubwo barasaga hitwa Galicia muri Indo Pacifique bivuga ko baharashishije misile igenda kilometero 4000 Iran ikabihakana ni za misile n'ubundi ballistic ariko zitaba zifite ubumara bwa kirimbuzi. Iki bitaragera mu rwego rwa ICBM kuko nabonye ICBM babara ko nibura misile ifite ubushobozi bwo kugenda nibura kilometero nk'ibihumbi 6 minimum ariko iba yinje mu muryango wa ICBM. Iyo Iran herutse kugaragaza y'ibihumbi 2000 cyangwa 4 ubundi biri mu byitwa long range missile ariko bitaraba ICBM ngo yambukiranye imigabane. Gusa Iran yavuze ko ifite surprise, yavuze ko ubwo byavuzwe kandi na IRGC ni cya gisirikare kindi ubutegetsi bwa Islam muri Iran bavuze ko nibongera kugabwaho ibitero isi buze gutungurwa kuko intambara noneho irahita ihindura icyerekezo. Bivuze ko bari bukure ibitero kubigaba muri karere k'uburasirazuba bwo hagati babikwize no mu bindi bice. Hanyuma rero ikintu cyo kwibaza hano ibyo bice ni ibihe? Ese arabanzi Iran yabifite hanze y'uburasirazuba bwo hagati? Nicyo kintu cyo kwibaza. Hari cyo ndi kubona bwana Semugeshi ibihugu by'ibihangange ntabwo ko bisa n'ibishaka kwinjira mu ntambara cya swat Uburusiya bwahaye warning Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nibakora ikosa kuri Iran bashobora kuzabona ibidasanzwe. Urabyibuka ko Putin ubwo yibwiriye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gutunganya ubutare bwa uranium Iran bifitemo ubushobozi ngo kandi yabuha uwo ishaka ntaho ni muntu bigezemo uruhare. Aragaci aherutse mu Beijing mu Bushinwa aganira n'inzego zikomeye mu Bushinwa. Putin Donald Trump no yagiyeyo, Putin ariyo, ariko uburyo bavuze kuri intambara mu burasirazuba bwo hagati birasa naho nta wigeze abwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza igisa n'imbaraga igitutu cy'imbaraga kuri Iran. Ibyo ngibyo byase binashimangirwa ubwo ku munsi w'ejo Donald Trump bamubazaga bati ese uraza kugaba ibitero bikomeye kuri Iran, akavuga ati twongereho iminsi 3 ngo kugira turebe aho byerekeza ariko nibyanga turaza gukoresha imbaraga. Bisa naho aba bategetsi bakomeye hari undi muvuno beretse Donald Trump bamubwira ko mu by'ukuri cyo utekereza ku mbaraga nshya cyangwa ubushobozi buke bwa Iran ushobora kugenda gakeya. Binavuze ko aba bategetsi hari icyo bashobora kuba baremereye Iran nk'inkunga, ari nacyo mbona Iran ishobora kuyihagazeho ivuga iti muraza kubona surprise. Nyamara ubutasi buracyakora ibitero byaragabwa impande n'impande. Iyo surprise kumenya ahantu ibitse kugeza akakanya biracyagoye. Aha muri statement bavuze ngo ukuyeho kuba twaragabwe ibitero n'ibisirikare bya mbere bifite ubushobozi mu isi ntago turagaragaza ubushobozi bwacu bwose bwa gisirikare. Bivuze ko mu bubiko bw'intwaro za Iran harimo byinshi. Hanyuma tukiri kuri global surveillance Joseph umundire gato turebe iyi nkuru hano ni kuvuga ngo igihari nuko intambara iri gutegurwa. Nk'ubu bimwe mu bitangazamakuru byo muri Israel by'umwihariko Channel 14 yemeje ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitwa Ben Gurion kiri Tel Aviv. Iki kibuga cy'indege ngo kizakomeza imirimo nubwo ibitero byasubukurwa ngo kuko ngo Israel ngo nagibona ubushobozi bw'abanya-Iran bwuko izi ngendo za hano kuri Ben Gurion zahagarara. Ibi biraza contradictinga cyangwa se bidahuza n'ubutumwa bwa Iran mu burasirazuba bwo hagati. Gusa ikizwi nuko Iran yagigaragaza ubushobozi bukomeye bwa misile bibyariye ibyo Channel 14 yatangaje, ariko nibikuraho ko Iran ifite ubushobozi mu bya gisirikare kandi bagaragaje ko banite gukomeza kwexersa n'ubushobozi bite gukomeza kugaragariza isi byanaba ngombwa ibihugu bikishyura ikiguzi kinini. Bwana Joseph nshimangira ubushobozi bwa Iran bamwe bashobora kuvuga bati ntago biri bukunde Israel ifite ubutasi, ifite ibikoresho, ifatikanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irakomeza gukanga, irakomeza kubwira Iran ibyo igomba gukora ndetse n'ibyo bazayikorera nyuma bakaba
babyemera. Ariko reka nkuhere urugero rumwe rugaragaza impamvu igihugu cya Iran ibyo gitangaje ushobora kubyitondera. Mbabwije ukuri namwe murabyiziye, igihugu kirimo intambara abagira ubwoba bwa mbere ni abaturage. Biratangaje kuba ni nabo ba victime rega nabo nzira karengana, nibo bagirikira cyane, bagirwamo n'ingaruka ziri direct z'iyo ntambara. Biratangaje kuba Iran yarahamagaje abantu binjira mu gisirikare ku kigero cy'umubare wa miliyoni, hakagaragara miliyoni 33 z'abafite ubushake bwo kwinjira mu gisirikare. Ibyo byahise bituma ntekereza ku bushobozi bw'ibitero bagabweho n'ubushobozi igihugu cyabo cyagaragaje. Bivuze ngo nubwo bwose barashweho n'imbaraga zikomeye nk'uko ubutegetsi bw'igisirikare cya Iran bivuga, ariko bashobora kuba barashubije bagasubizanya imbaraga z'icyizere abaturage babo, ndetse bakanabona ko uburyo bwo kubarinda bushoboka. Ari nayo mpamvu miliyoni 33 uyu munsi zikomitiye kujya mu gisirikare ngo zibe zahangana n'ibitero byabo wakwita abanzi. Iki ni ikintu abantu bakwiye kwitondera cyane, ukibaza uti Iran none yaba ifite ubushobozi bwo guhangana? Twe ko tudashaka intambara kuko iri gushyira akaga muri ekonomi y'isi ndetse n'imibereho, none Iran yaba yizeye neza ko izakora akantu, kandi koza akantu byasana kwa kundi ukubita injangwe uyirisha imbaraga ariko ikavuga iti ndapfa ariko nawe turajyana. Yego nicyo gihari. Buri umwanya nuza kudukundira turaza kugaragariza abantu iby'ibirori byabereye Tehran. Ubonye ko ari couple zasezeranye, madrone menshi n'ibifaru bire hafi aho. Biza kudukunda turabigaragaza. Ibi ni byerekana ko abaturage bafitiye icyizere guverinoma yabo cyangwa se ubutegetsi binatandukanye, cyangwa se wenda bishobora kuba bigiye kure y'ibyo uburengerazuba bw'isi ushobora kubwira abantu. Joseph, hanyuma tunyarukire ku rukuta rwa Ryan Zibian. Nago twakomeza tutavuze ku buhuza cyangwa se uruzinduko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiriye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni uruzinduko rw'iminsi 2 rw'akazi. Ni uruzinduko Joseph ni uruzinduko ruje rukurikiye rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bombi wabonye ko bombi Xi Jinping atigeze ajya kubakira. Abantu batangiye kuvuga batese ni strategie ese afite ikibazo wenda kuko uzarebe n'ukuntu Xi Jinping avuga, ubona ko harimo ariko ni nayo style wenda niko abashinwa benshi bakunze kuvuga, ariko bisa nkaho afite intege nke muri iyi minsi. Sinzi uzarebe mu mbwirwaruhame ari gukora ariko kugira ngo tubitindaho ubwo tumubona kuri kamera ubwo buzima bwe bushobora kuba bumeze neza. Analize nshobora gukora kuri Xi Jinping imaze iminsi mbona aya mashusho burya ngufu nkeya, nta mukiri uvugana imbaraga nyinshi mu gihe azi ko mu mufuka we hahagaze neza. Burya uzabyitondere. Niyo mpamvu Donald Trump iyo muhuye agiye kuguha ikiganza iyo utamwiteguye karaba. Ejo bundi banariza ifoto ya Xi Jinping ndetse na Donald Trump, urabona ko kujya muri pare presidentielle mu Bushinwa bazamuka escalier zigera muri 50. Xi Jinping byavuzwe ko ibitangazamakuru mpuzamahanga bikomeye byavuze ko ngo yarebye Donald Trump mugenzi we uri gusinzira mu ruhame muri iyi minsi, bigaragara ko ananiwe cyane, ngo bageze kuri escalier ya 27 ngo asa n'umuhuza amwereka utuntu kugira ngo ahagarare atora kuka. Ibyo bita kumira kuka. Bivuze ngo ubuzima bwa Donald Trump buri critical kurenza ubwa Xi Jinping. Icyo nashaka kukwereka ni iki rero, nuko nshaka kurasira ko ubuzima bwa Xi Jinping niba atari amakuru akomeje guhishwa cyane bwo bumeze neza, ariko kandi Ubushinwa buri muri position y'igihugu gikomeye gifite imbaraga, uri kuza gusaba audience kurenza uko bo bagusaba audience. Niba bimeze gutya rero ufate ko Amerika iri guhagurukije ije mu Bushinwa atari ukuza gukanga ahubwo ari ukuza kwinginga. Twabonye ko ibi nabivuzeho cyangwa twumva ikiganiro twaragikoranye muri commentaire mu bitekereza ari umuvandimwe wa mvumiye ku gahere reka mvuga uko, ariko birigaragaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nashaka kuvuga ku batanga ibitekerezo nyine no gato mbere ko dukomeza. Hari ikintu dukwiye kwiyambura, hari kote dukwiye gushyira hasi. Ibintu byo gora twumva ko ibyo tutavuze neza bitagenda neza ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo ni urwango. Ntago ari urwango. Abantu bagomba kumva ko isi system imiyoborere n'imyumvire ku bantu yarahindutse. Kuki ukomeje gushaka kubaho mu kagozi, kuki ukomeza kubaho uziritse, umuntu yavuga ibigondamye ugasanga imiyoborere ikuba.
reka nkorohereze kuri icyo kintu nicyo bita journalism cyangwa se itangazamakuru. Twe tuba turi ahangaha nta muntu tubogamiyeho dutera imetero nk'uko turi kwicara tukakubwira icyo IRGC igisirikare mpinduramatwara cya Iran cyatangaje ku buryo kiziyereka Amerika n'ibitero Amerika yagabwe twarabikubwiye n'uyu no kuri inshuro rero niba leta zunze ubumwe za Amerika zishobora guhagarara n'abakire twavuga ko bayoboye isi dukurikije ibyandikwa mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango ireba abakire bakavuga ko bahagurutse niyo nka bagiye imbere ya Xi Jinping nk'igihugu biri kugaragara ko kiyoboye isi mu bukungu ndetse no mu zindi mbaraga, ibyo uragira ngo tubivuge duti none ko atari Ubushinwa bwagiye muri Amerika, uragira ngo tuvuge ngo Ubushinwa bwaciye bugufi imbere ya Amerika kandi Amerika yaciye bugufi ikaza? Ubushinwa buri kwakira abashyitsi bakomeye, ibyo turabyemerana. Uko bari kubakira natwe turi kubireba tukabona kuko ni ibintu bikomeye. Igisirikare kirateguye, akarasisi, ikirere giteguye, imbaraga zo mu mufuka ndetse n'iz'ibitwaro ukazibonera mu mashusho. Noneho kwanariza ifoto rero ni ibintu byoroshye cyane kuko turaba turi kubareba. Ujye wemera ibyo tukubwira, nawe ari gukora ubusesenguzi bwawe, ari ukurikira ibyanditswe ugendeye kuri biri factual, apana kugendera ku marangamutima. Biroroshye ko Ubushinwa rwose bwavuye ahantu hakomeye ariko bwaba bumaze gutera imbere ku buryo buri wese yakifuza kubupfukamira cyangwa kwifuza partnership n'Abashinwa kuko tumaze kubona ko ntacyo badashoboye. Kujya aho rero muri comment ukavuga ngo hoya ngo uvuze ibyo ntashaka kumva, ni uburenganzira bwawe, ariko kandi twe tuguha amakuru acukumbuye, amakuru ajyanye n'ibiri kuvugwa ndetse n'ibiri kugaragara nawe wakwibonera ko ntago twatse kubihimba. Mumenye ko rero Ubushinwa bukomeye. Nagira ngo nkubwire ko Xi Jinping ari kwakira abategetsi nk'umuntu nyine w'umutegetsi ukomeye impande zose, udafite yagusaba. Buryo udafite icyo usaba umuntu umwakira mu buryo bwawe. Nje ni muri uwo mujyo ndi kubona ko Xi Jinping ashobora kwicara hariya kuko waje ntigeza kwinginga nakohereza umuntu kumugeza aho uri, niko bimeze se mugeshi wawe nawe bazakomanga utuma umwana gufungura cyane nuko bigenda. Tutakora nk'ikosa nuko ataza nga nta gusange kandi yari yavunyishije. Nzaba mari uzaze nzagufungurira. Rero kuba Xi Jinping atajya ku kibuga cy'indege kukureba abaguhaye icyubahiro, ariko nuko kwereka ko afite urugo rwubatse rufite uko ruyobora, nawe ugomba kuza ukamusanga mu byicaro bye mukaganira, mukagira ibyo muganira. Nta mpamvu irimo rero yo kuvuga ngo yagusuzuguye cyangwa se ngo hari uburyo ngo atiyeretse ngo undi mutegetsi ukomeye ajya kumufata ku kibuga cy'indege. No, ni nk'uko watuma umwana wawe gufungurira umushyitsi. Ibyo nibyo Xi Jinping yakoze kandi na Putin nawe yabikora nk'uko na Trump nawe yabikora. Hanyuma rero tugivuga nyine ku ruzinduko rwe, bemeje ibyiswe New World Governance, ni imiyoborere mishya y'isi igezweho itarimo ikandamiza. Xi Jinping na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ni ibihugu binavugwaho kuzana icyitwa New World Order, aho isi igomba kureka kuyoborwa gikapitaliste ariko nanone niyoborwa gikomuniste, ahubwo isi noneho igatangira kuba mu mimerere iha buri wese uburenganzira bwo kubaho yumva buri wese, ariko ikabisi nanone kandi itaribuze Joseph kuza guherekezwa n'amajenda. Urabizi ko akenshi ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi yo hagize icyo bagufasha afite agenda, ibyo ni ibintu uzi neza. Hanyuma rero ni bibatangaje hariya, navuga ko amakuru yisumbuyeho turi buze gukomeza kuyaganiraho n'abakunzi bacu uko umwanya uza kugenda udukundira. Hanyuma rero biyemeje nyine ko this world is far more being calm, the damage posed by unilateral actions and hegemony is off the scale. Ati isi yababaye bikomeye, ibyo byitwa za hegemony ngo mufite ubudahangarwa n'ibiki, ibyo byose igihe cyabyo biri kurangira. Ubu tugiye gushyiraho icyitwa law of the jungle, cyangwa se gukunda umubano w'ishyamba. Yego, law of the jungle ni ishyamba, buri wese uri mu ishyamba yemerewe guhiga. Icyo bisobanuye buri wese uri mu ishyamba yemerewe guhiga. Law of the jungle abantu bumve neza. Nubwo bwose bakunda kuvuga ngo akanyamaswa kanini gatungwa n'agatoya, ariko buriya akanyamaswa kanini kabuza gatoya guhiga. Buri wese ahiga umuhigo we akanitsimba ibimugeramiye mu buryo bwe, ariko ntawe uvuga uti ngo mwe twababwiye ntimuzongere kurenga ahangaha. Uzaharenga, icyo uhurira nacyo no uwirwaneho, ariko ufite uburenganzira bwo guhiga ugahigira aho ushaka kuko ishyamba riba ryagutse nta mipaka ibirimo. Rero icyo nakubwira, Putin mbere yo kuza i Beijing mu Bushinwa yari yavuze ko Xi Jinping ari inshuti ye y'agadasohoka, ngo kandi Ubushinwa ngo ni inshuti nziza, ngo kandi y'igihe kirekire. Bitandukanye nuko Donald Trump yari aherutse Beijing asa n'uwaje muri kooperasiyo y'imikoranire nk'ibihugu bibiri by'ibihangange, ariko bishaka guhuza imbaraga kugira ngo n'ubundi bise n'ibikomeza kuzamurana.
kumvikana bitandukanye nuko Putin we yaje nko kuza avuga ati twabonye babandi nyine bavugaga ko wa mugani hari ufite ijambo abandi bagomba kuribuzwa, ariko ubu noneho nimba bemeye guca bugufi ni law of the jungle, buri wese nahige ku giti cye, habeho kubahana kandi buri wese yubahirwe icyo ari cyo. Ngira ngo muri makeya nibyo Putin ashobora kuba yaganiriye na Xi Jinping, nibyo baganiriye. Banagaragaza ko uko iri tegeko ryatwawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, western countries, bisa nkaho bashatse gukandamiza isi, nibwo buryo babivuzemo. Ariko iyi law of the jungle nanone ishobora kuvugwa nka statement igaragaza ko buri wese afite uburenganzira bwo kugira icyo yikorera, mwanya wo gushyiraho igihano wavuze ko akanyamaswa kanini gatungwa na gato. Ibyo ayo mategeko n'ayo mahame yararangiye, ubu none no gutangira kuko dukurikije amategeko igihugu gikoze ibintu bidakwiye kibihanirwe, hanyuma rero habeho no kwisanzura n'ubwisanzure mu buryo butandukanye. Hanyuma tunyarukire gato ku rukuta rwa Run Observer. Yego, abategetsi bombi urabona ko basinye, hari amasezerano bashyira mu ngoro bitandukanye nuko byagenze kuri Donald Trump. Ntabwo twigeze tubona hari memorandum basinyana, ariko byaje kuvugwa mu gikari, ariko byose urabona birashoboka wenda ko birashoboka ibyasinywe bifite bihura n'ubukungu n'ibindi bitandukanye. Yego, nabwiye abakunzi bacu ko turi bwongeye tukabikomozaho, turi buze kuba tubivugaho rwose. Hanyuma rero tunyarukire ku rukuta rwa Run Observer. Hanyuma uyu mugabo, iyi ni isura izwi cyane, umuntu ukurikira politiki utazi iyi sura yaba ari kutubeshya. Utazi iyi sura yaba ari kutubeshya akurikirana politike. Amazina yo murayabona ahangaha, bamwita Mohamed Ahmadinejad. Biragoye buriya tabivuze neza, ushobora no ni Mohamed Ahmadinejad. Mohamed Ahmadinejad, izina rye rero rigora abantu benshi kurivuga, ariko abo kwemera kwa Islam kureka aya mazina kenshi bayamenyere ntago bibagora. Nahoze ndeba uyu mugabo rero usanga ni umunyapolitike wo muri Iran, abantu baramumenyereye, yabaye perezida w'icyo gihugu hagati ya 2005 na 2013, imyaka 8 yose. Akaba yaramenyekanye cyane rero kubera imvugo zikomeye yagiye arangwaho zo kuvuga ko arwanya cyangwa se atemera ubutegetsi bwa Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na politike yabo mpuzamahanga. Uyu mugabo rero yongeye kugarukwaho, umugabo wavukiye muri Iran mu 1956, ariko kandi Mohamed Ahmadinejad, uyu mugabo yaravuzwe cyane. Rero igitumye tumugarura ni iki? US officials believe Ahmadinejad might be capable of managing Iran following collapse of the government. Ngo uyu mugabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abategetsi bayo ngo baramubonamo noneho nk'ipiyo ishobora kuyobora igihugu cya Iran ubu ngubu bise ko cyazonzwe na ruswa ndetse n'abategetsi badashaka kugendera ku matwara ayoboye isi, niba ariko nabyita. Kongera kumugarura noneho mu mboni Ahmadinejad yaba bishatse kuvuga iki? Kubera icyo Amerika yamubonamo nk'umuntu ushobora kongera kuyobora Iran, nyamara nk'uko nari mbigarutse hejuru yararanzwe no kwanga no kurwanya politike mpuzamahanga ya Israel ndetse na Amerika ubu bihanganye n'igihugu cye. Uyu mugabo Ahmadinejad tumugarura hano, The New York Times yanditse ko burya mu minsi ibanza ya Operation Epic Fury, bira bitero bya tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, Amerika yagabaga mu gihugu cya Israel cya Iran, buriya ngo gahunda kwari kwica abayobozi bose bakuru muri Iran nkuko byari bikoye mu mishinga yabo, hanyuma bagafata uyu mugabo Mohamed Ahmadinejad bakahita bamugira umuyobozi w'ikirenga muri Iran. Bari kuba baramiye iki se ko n'ubundi murahoze n'umugabo yarwanyije birazwi ko Ahmadinejad uyu mugabo yagiye arwanya politike za Amerika, ni n'umuntu utemera Holocaust, n'ubu ngubu ntabwo yemera jenoside yakorewe abayahudi. Uburengerazuba byose ntabikunda. Ni umwe mu bantu mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri iyo myaka 8 projet nucléaire za Iran zatejwe imbere mu gihe cy'ubutegetsi bwe, ngo nawe ziteje imbere no kugera aha ngaho ngo cyane. Uyu mugabo rega impamvu navuze umuntu ukurikira politiki utazi Ahmadinejad yaba ari kutubeshya, niyo terme nakoresheje. Ni umuntu nyine uri anti western, ni ukuvuga n'umuntu aho wanga umwuka na Israel. Hanyuma rero cyateye abantu kwibaza niki cyatumye batekereza ko Ahmadinejad uyu mugabo yagarurwa
agahindurwa umuyobozi w'ikirenga muri agahirika ubutegetsi bwa bamwe bati nyamara iyo bavuze ko nta mwanzuro muri politike dore n'ibyo bavuga nta mwanzi kamara muri politike niba bavuga gufata umugabo nk'uyu bizwi neza kakana Holocaust ariko Tel Aviv bakumva bamugirira icyizere kugira ngo ariwe bagire umuyobozi w'ikirenga imishinga ari hari wese wagomba ko umuyobozi w'ikirenga yagombaga gukora mu nyungu z'abagashaka buhaki nanone ariko ukongera ugatekereza ikindi kintu ese koko ibyashakishwaga byaba bishingiye ku mbaraga za kirimbuzi nk'uko ibihugu byabivugaga cyangwa se ahubwo barashaka ko bakorana mu buryo bwabo n'izo mbaraga za kirimbuzi zigakomeza zikadevelop question mark ngira ngo ibi byose tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu ngira ngo andi makuru yo turaza kuba tuyaganiraho mu bindi biganiro byacu munyemerere mbashimire mwese mwadukurikiye ariko mere kuri Joseph wakoze mu ruhare rwa muri kino kiganiro wakoze cyane Semugeshi mwakoze abakunda dossier na article ndetse na Forbes official mbona makuru n'ibiganiro byacu byo abarakagaruka blessings